Ikaze, nitwa Kamanzi Axel, mu kwezi kwa gatanu nzuzuza imyaka 20 ntangiye umwuga w'itangazamakuru kuko mu mwaka wa 2006 nibwo natangiye gukora kuri RC Rubavu. Maze umwaka hano kuri YouTube tuganira ku bintu bitandukanye bidufasha kugira ubuzima buzira umuze, aho nahisemo kuba umufasha myumvire wawe tujyana mu rugendo rutuma ubuzima bwacu burushaho kuba bwiza. Uyu munsi mu ntangiriro z'umwaka nifuje yuko twongera kwibukiranya inkingi z'ingenzi zigize ubuzima buzira umuze, ari nabyo biganiro tugarukaho hano kuri channel yacu ya Gahinga Harmony. Ntucikwe. Nari maze kukubwira yuko tugiye kwibukiranya inkingi z'ingenzi zigize ubuzima buzira umuze, ari nabyo biganiro tuvuga hano kuri iyi channel yacu ya Gahinga Harmony. Ni inkingi 5 z'ingenzi, iyo uzitayeho neza nkuko bikwiye nta kabuza ugira ubuzima buzira umuze. Tutarakomeza ariko nagira ngo tubanze twibukiranye ubuzima buzira umuze ubundi bumeze gute. Hari uwatekereza yuko ubuzima buzira umuze ari ubuzima nyine umuntu atarwaye, ariko nyamara kuba uhagaze ubyuka ukajya mu kazi ntabwo bivuga yuko ufite ubuzima buzira umuze, kuko ushobora gusangamo imbere mu mubiri wawe hari ibibazo bikomeye birimo kwikora, ejo n'ejo bundi uzisanga mu ndwara. Niyo mpamvu hanini yicano kugira ngo twibukiranye ibintu by'ingenzi wakora bitakugoye kugira ngo ubashe gukomeza kubungabunga amagara yawe, kuko urabizi neza yuko kuburiho nicyo gishoro. Uyu munsi rero reka turebere hamwe izo ngingo 5 z'ingenzi cyangwa se izo nkingi 5 za mwamba zisigasiye ubuzima buzira umuze. Inkingi ya mbere ni amafunguro cyangwa se ibyo kurya. Ibi ngibi bidufitiye akamaro, nta wakwirirwa bigarukaho ko utariye nyine wapfa. Ariko usibye kurira kudapfa cyangwa se kurira kubona imbaraga, no mu mafunguro dufata niho umubiri wacu ukura ibifasha kwirinda indwara, ibifasha kwivugurura no kwisazura, ibifasha gukomeza kubaho, noneho bikaza kutuganisha kuri bwa buzima buzira umuze. Niyo mpamvu mu biganiro byacu dukunze kugaruka ku bigize indyo yuzuye, ku buryo bwiza bwo gufata amafunguro, nkakugezaho amakuru atandukanye yakuwe hirya no hino mu bitabo, mu bushakashatsi bunyuranye bw'abahanga, kugira ngo nawe wifatire umwanzuro ukuganisha kuri ubwo buzima buzira umuze. Amafunguro si ukuba gusa ari indyo yuzuye, ibigize turabizi, ibyubaka umubiri, ibindi ndwara n'ibitera imbaraga, ahubwo dukwiye kwitwararika no kurya amafunguro y'umwimerere. Amafunguro adahinduwe cyane ngo anyuzwe mu nganda cyangwa se yongerwemo ibindi bintu by'ibinyabutabire bitandukanye, kubera ko ibyo ngibyo birushya umubiri wacu cyangwa se bikawunaniza, bikawushyira mu byago byo kuba wahura n'indwara zitandukanye. Uburyo bwiza bwo kunoza imirire cyangwa se gufata amafunguro aboneye ni ugufata indyo yuzuye, nibyo, ariko indyo igizwe n'ibintu by'umwimerere aho bishoboka. Muri make umusingi nyamukuru ubuzima buzira umuze ni imirire iboneye, kuko niho twabonye ko umubiri ukura ibyo ukeneye byose, kandi ukanazirikana yuko iyo mirire igizwe n'indyo yuzuye kandi ibyo kurya ari umwimerere. Buri wese agira umwihariko we bitewe n'ibyo umubiri ukeneye mu bihe bitandukanye. Umubyeyi utwite cyangwa se wonsa akeneye indyo yihariye, umuntu ukora akazi k'ingufu nyinshi akeneye indyo itandukanye n'umuntu ukora akazi kadasaba ingufu nyinshi, umuntu ugeze mu za bukuru akeneye indyo yihariye ugereranyije n'umuntu ukiri urubyiruko. Ibyo byose tukabyitaho kandi tukongeraho no kwiyumva, ukumva umubiri wawe iyo ufashe indyo runaka uko umubiri wawe wifata. Ibyo byose tukabikurikirana bizakomeza kudufasha kugira ubuzima buzira umuze. Ingingo ya kabiri ni ukwita kuri stress no guturisha ubwonko. Ibi ngibi ni ibintu abantu benshi badakunze guha agaciro, ariko nyamara bizingatiye ubuzima buzira umuze, kuko uko ukomeza kuguma muri stress by'igihe kirekire byangiza imikorere y'umubiri wawe, imisemburo itandukanye igakora nabi, bikakuviramo intandaro yo kurwara zimwe mu ndwara zikomeye zirimo umuvuduko w'amaraso, diabete n'izindi ndwara nyinshi izo twita ngo zitandura ariko zidakira. Ubwo rero mu byo ukora byose, niba ushaka gukomeza kugira ubuzima buzira umuze, ugomba gushyiraho uburyo bwo kumanaginga stress. Hari ibiganiro bitandukanye twagiye tubigarukaho, tuzakomeza tunabivugeho, kuko nkuko nabivuze ni inkingi ya mwamba mu kugira ubuzima buzira umuze. Guturisha ubwonko rero byo
ni ikintu dukwiye guha umwanya kubera yuko muri iyi minsi kubera ikoranabuhanga tubona amakuru menshi atandukanye, bigatera rimwe na rimwe umuhangayiko, bigatuma umuntu atekereza cyane, n'igihe cyagenwe cyo kuruhuka akaba ufite utuntu twinshi gutekereza, naho wakabaye uruhutse ukaba uri kuri social media zitandukanye uscrollinga ureba ibintu byinshi, bigatuma ubwonko bwawe buguma bukora cyane, ugahora buri muri hyperactivity. Ibi ngibi rero bigatuma ubwonko busaza vuba. Ni ingenzi cyane kugira igihe cyo guturisha ubwonko, ugacecekesha ayo majwi yose kugira ngo ukomeze ubungabunga ubuzima bwawe. Inkingi ya gatatu inuzuzanya neza nibyo nari maze kuvuga, ni ukunyeganyega. Ubwo niba ushaka nyine kwikiza ya stress no guturisha ubwonko, ugomba kureba uburyo wazajya ufata igihe cyo kunyeganyega kugira ngo ubashe gusubiza ibintu ku murongo. Kunyeganyega mvuga ntabwo ari gukora siporo gusa, ushobora kugenda n'amaguru ahantu heza hari ibiti hatuje mu mirima, niba ufite amahirwe yo kuba uri hafi y'ahantu nk'aho ngaho, ukagenda nta muziki nta kintu urimo kumva, urimo kureba gusa ibyiza Imana yaremye. Ibyo usibye kukuruhura no kuba uri kunyeganyeza umubiri, binatuma umubiri wawe winjiza na oxygene nziza, ukarushaho kwisazura, ukarushaho kwirinda indwara, ukarushaho kuba umubiri uzira umuze. Ubwo rero kunyeganyega tubiha agaciro, ntabwo ari siporo gusa, nubwo siporo nyine iyo twita siporo ari ingenzi, ariko no kunyeganyega bisanzwe. Ntiwirirwe wicaye, niba ukora akazi gatuma wirirwe wicaye, wibuke yuko byibura iminota 30 ku munsi ugomba kunyeganyeza umubiri wawe kugira ngo ubwirinzi bwawo bashe gukora. Kuko nko mubizi ari ikindi kiganiro nayo babwiye, hari ruhurura y'umubiri, system ishinzwe gukura imyanda mu mubiri yitwa system lymphatique. Kugira ngo ikore nta pompe igira, urabona amaraso yo apompka n'umutima, ariko system lymphatique yo kugira ngo ikore ni ukunyeganyega. Iyo unyeganyeze nibwo lymphe igenda, noneho umubiri ukisukura, bikagera mu mwijima, hanyuma ibintu byose bikagenda neza, ukarushaho kugira ubuzima buzira umuze. Nyamuneka tujye twibuka kunyeganyega. Ingingo ya 4, nko mu myaka nka 20-25 ishize umuntu yari kubivuga, abantu bose bakamureba ngo ibitotsi biruhura, kuko icyo gihe ntabwo bari bafite ikibazo cyane cyo kutagira ibitotsi biruhura, usibye umuntu ufite ikibazo kimuhangayikishije, ufite ya stress. Ariko twebwe muri iki gihe kubera smartphone, igihe cyo kuryama, igihe cyo kuruhuka, umuntu nibwo aba afashe telefone ari kureba hirya no hino bitewe n'ibyo ukunda kureba, uri kuri TikTok, uri kuri YouTube. Ariko nyamara ibyo ngibyo binaniza ubwonko kandi bikagusajisha vuba, bikica n'umubiri wawe, kubera yuko urumuri rw'ubururu ruva muri izo screen cyangwa se muri izo telefone n'ama computer tuba tureba, butuma ubwonko bugira ngo umunsi uracyakomeje, aho kugira ngo butangire bwitegure kuruhuka cyangwa se kuryama, ahubwo bwo noneho bugashyira imbaraga mu gutuma budasinzira, ku buryo niyo wenda uguye agacuho kubera umunaniro w'umubiri, ubwonko bwo buba bukiri muri ka kazi kuko babumenyesheje yuko umunsi ugikomeje. Niyo mpamvu abahanga batugira inama byibura yo kureka izo telefone, izo computer byibura isaha imwe mbere yuko umuntu ajya kuryama, akaba yashyize ku ruhande kugira ngo abashe gusinzira. Ndabizi biragoye ko hari abantu benshi muri iki gihe basinzirizwa na telefone, ariko uzarebe ukuntu ubyuka umeze n'ubundi nk'umuntu utigeze aryama. Niba ushaka kuryama ukaruhuka ugasinzira ibitotsi biruhura, ujye wibuka kwigezayo telefone hakiri kare. Iki kandi cyo gusinzira ibitotsi biruhura bituma umubiri wawe ubona umwanya wo gukora, kuko hari ibintu byinshi umubiri udashobora gukora udasinziriye mu buryo bwimbitse, kuko nkuko mubizi ibitotsi bigira ibyiciro bitandukanye. Rero kugira ngo umubiri wabashe kugera muri bya bitotsi byimbitse ku buryo umubiri wikoresha amasuku, umwijima ugakora amasuku, ibintu byose byashaje ku manywa bikongera bikisazura, biba bisaba ko uryama ukaruhuka. Niba rero umaze umwaka, imyaka 2 uryama ibitotsi ukumva ntiwaruhutse, urimo gushyira ubuzima bwawe mu kaga, bihagarike nonaha, ujye ubikora gake gashoboka, niba binashoboka ubihagarike, kubera yuko ni bibi cyane kutasinzira ibitotsi biruhura, ko bituma umubiri utabona umwanya wo kwisubiranya. Inkingi ya nyuma rero ni iya nyuma, ariko nagaruka atari ingenzi. Inkingi ya nyuma ni ukwisobanukirwa, gusobanukirwa uwuriwe, kugira intego y'ubuzima, kwibuka yuko uri uw'agaciro, kwibuka imbaraga ufite, ukagira umwanya wo kubyibuka, ukamenya ubushobozi ufite, ukamenya limite ufite, ukamenya ibyo wiyemeje. Ahangaha kenshi abantu bashyiramo ibijyanye n'iyobokamana, ukagira umwanya nyine wo gutuza, wo kuvugana n'umuremyi, wo kwibuka ubushobozi yaguhaye, aho kugira ngo urangazwe no kwigereranya n'abandi, no kumva yuko nta kintu umaze, no kumva yuko nta kintu ushoboye, aho ugafata umwanya ugatuza,
ukisobanukirwa ukamenya uwo uriwe, bizaguha imbaraga zo kugera kuri byinshi. Kwibuka yuko ushoboye rwose, ibyo bita development personnel mu rurimi rw'igifaransa, ni ingenzi cyane. Ubikora mu buryo bwawe, ntabwo twese tubikora mu buryo bumwe, ariko ni ingenzi cyane mu gutuma ugira ubuzima buzira umuze. Kuko nuzaba wisobanukiwe uzi uwo uriwe, ntabwo uzagira stress, ntabwo uzagira stress y'umurengera ituma utabasha kuruhuka nk'uko bikwiye. Nuba wisobanukiwe uzi uwo uriwe, ntabwo uzapfa gufata amafunguro ubonye yose. Uzazirikana yuko umubiri wawe ufite ubungubu ugomba kuwubungabunga, bityo ukawushyiramo ibyo kurya byiza biwufitiye akamaro, atari ibyo kurya byuzuye uburozi. Numara kwisobanukirwa uzi uwo uriwe, uzamenya yuko umubiri wawe ukeneye kwisukura, ukeneye kuwunyeganyeza, bityo ukore ka gasiporo unyeganyege, ibintu bigende neza. Kwisobanukirwa rero nubwo ariyo nkingi dusorejeho, ariko ni umutaka utwikiriye ibindi byose kugira ngo tubashe kubigeraho ku buryo bunoze. Ibi byose rero twari turimo kuganira, ni inkingi 5 zitugeza ku buzima buzira umuze, ari nabyo biganiro tuganira hano kuri iyi YouTube channel yacu yitwa Gahinga Harmony. Nizere yuko ibiganiro tubagezaho bikomeza kubanogera nkuko mujya mubona bitubwira muri comment hirya no hino. Niba wakunze iki kiganiro, kanda like. Niba ubonye iyi channel cyangwa se ureba ibiganiro byacu ariko utarakora subscribe, ndakwinginze ndagusabye nyabuneka kora subscribe kugira ngo umuryango wacu waguke, ibyo tuganira hano bigere kuri bose, twese tugire ubuzima buzira umuze, turyoherwe n'ubuzima, ibintu byose bikomeze bigende neza. Murakoze cyane.